Ushimiye urukundo rwinshi dukunda. Jambo ryawe rirambwira ngo wabanje kudukunda niyo mpamvu natwe tugukunda. Urukundo wadukunze rwatumye twisanga mu bana bawe. Waradutoranyije tugira bawe, uratwegereza. Mwuka wera w'Imana uvugana natwe muri uyu mugoroba, dushoboze ijambo ryawe rigeze aho rigomba kugera mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nuko Kwose haleluya. Tuzamura amaboko duhereze Imana icubahiro. Tuvuge cyane haleluya. Ndashimira Imana kubwo uyu mugoroba udasanzwe. Kuri gahunda mfite sigaranye iminota itagira 30 kubera impamvu za corona. Amasaha dufite ntago tucemererwa bya bintu byo kurondogora. None amasaha 2 atarenga kubw'impamvu kugira hari ngo tuzongere duterana ubutaha, kuko nituramuka tugize ibyo twicuye uyu munsi ubutaha dushaka kutazemererwa guterana. Ariko kugira ngo ubutaha tuzabone nuko duterana turubahiriza amategeko y'uyu munsi kugira ngo biduheshe uruhusha rwo kuzaterana n'ubutaha. Amen. Tuvuge amen. Njyewe ndi mu muriro mwinshi. True promises, upendo. Nigeze prezi muheruka mwebwe kurepeta? Ntabwo. True promises ntabwo. Njyewe nari maze ukwezi mu gitaramo. Navuye hano njya Nairobi, nari maze ukwezi ndi mu gitaramo. Nago ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye. Ndashima Imana cyane ko Imana yabanye nanjye. Ubu ngubu amashimwe asigaye aba menshi. Utegura ivuga butumwa ukagira amashimwe ya mbere ko basanze udafite corona. Amashimwe ya kabiri no kugaruka bagasanga nta corona. Amashimwe ya gatatu ariyo abanza no gushima yatanze kubwo abakijijwe. Uyu mwaka aho utangiriye ndashima Imana ko maze kubona 5 bagarukira Kristo. Sinzi ibintu mfite mu mutwe mu minota mikeya kuza kubasha kubisohora kugira ngo tutuganire iminota mike. Ibyanditswe nintabona umwanya wo kubisoma nkabivuga mwihangane. Matayo ibice 28 wa 19. 28 umurongo wa 19. Ayo niyo magambo turi buganire n'ibindi byanditswe nza kubahereza. Ariko nagira ngo tuvuge kuba ico Yesu ashaka ko tubaco. Kuba ico Yesu ashaka ko tubaco. Mbere ntaravuga ibyo bintu, hari ibintu natekereje nitabikomeye. Ubushize dutangira amateraniro iwacu narababwiye ku rusengero, nari mbonye opportunité yo kugira ngo mbwirize. Ndababwira ngo corona iyi ngiyi mureba katuzanira sanitizer, gukora microphone, yaje kutwambura iteraniro rimwe mu materaniro ane y'umurokore y'umukristo. Corona yaje kutwaka iteraniro rimwe ryitwa Pastors Fellowship, yadusigiye amateraniro 3. Iryitwa a personal fellowship, guterana k'umuntu we n'Imana. N'irya kabiri yararidusigiye iry'umuntu n'uwo bashakanye. Ubwo harabo bitareba ariko bafite uko bibareba. Irya gatatu ni iry'umuntu nabo mu rugo rwe, parent fellowship. Ayo materaniro ko ari 3 corona yararidusigiye. Igitangaza gikomeye cyabaye nuko byatwambuye amateraniro 3 abanziriza iteraniro ritwajemo. Abantu baragenda baba dry, abantu baragenda baruma. Umwanya mwiza wo gutegura, umwanya mwiza wo kubana n'Imana ubuzwa n'umwanya wa rusange. Abantu batangira imirimo itari yabo. Ndaza kubyita izina ryiza.
job attribution. Habaho imirimo y'ubwoko butatu ikorwa n'abantu batatu. Umurimo wa mbere ni umurimo w'Imana. Reka mpere ku wa mbere witwa umurimo wa Mwuka Wera. Mwuka Wera agira umurimo witwa uwo kwemeza abantu. Mwuka Wera agira umurimo witwa uwo gusanga pasiteri. Inshuti yanjye, Mwuka Wera akamwemeza. Hakaba umurimo wa kabiri witwa umurimo wa Mana. Umurimo wa Mana ni umurimo witwa a judgment, umurimo wo guca urubanza. Hakaza umurimo wa gatatu witwa umurimo wa muntu. Umurimo wa muntu witwa gukunda. Ndabisubiramo rimwe. Tuzamura amaboko. Tuvuge amen. Igitangaza kibaho, igitangaza kibaho ni wewe gufata umurimo wa Mwuka Wera cyangwa gufata umurimo wa Mana. Ibyago bikomeye by'umurokore guhagarara mu mwanya utari uwe ni igihe wafashe umurimo wa Mana cyangwa ugafata umurimo wa Mwuka Wera. Huye n'ishyano iyo ugize ibyago byo kuva mu murimo wawe ugahagarara mu murimo w'Imana. Mana afite umurimo, Mwuka Wera afite umurimo, witwa muntu afite umurimo. Ariko igikomeye Imana ni umunsi wataye your job attribution. Umunsi muntu yiyambuye umurimo witwa gukunda agahagarara mu murimo w'Imana witwa to judge, urubanza kuri wowe. Umunsi uwitwa muntu wataye umurimo wawe witwa gukunda ugashaka kwemeza ari murimo wa Mwuka Wera, urubanza kuri wowe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo uko nabakunze bariko namwe mukundana. Niba narabakunze devoir mufite nimwe ni cyakindi nakoze namwe mbahaye ko nabakunze abariko namwe mukundana. Igitangaza cyabaye ni cyitwa ijambo ry'Imana, meditation y'ijambo ry'Imana. Iyo abantu bakora meditation y'ijambo ry'Imana, meditation y'ijambo ry'Imana byitwa ijambo ryabaye miro, ijambo ryabaye miroir kuri nge. Nico cyitwa meditation. Meditation y'ijambo ry'Imana ni wewe uba wafashe ijambo ry'Imana ngo rigucira urubanza, ngo rigire miroir wireberamo. Ariko umunsi ryabaye miroir ndeberamo Moise. Tuvuge amen. Tuzamura ibiganza. Tuvuge cyane haleluya. Iki gihe turimo ni igihe gikomeye cyane. Igihe gikomeye cyane. Narimo nsoma ijambo ry'Imana ndaza kubabwira kuri ibi byanditswe kandi ndagerageza kwihuta kuri ngewe kwica igihe n'icaha. Narimo nsoma umurimo wa Yesu Kristo. Ari wo murimo w'aba Yesu Kristo. Hakabaho n'umurimo witwa abafarisayo. Abafarisayo babayeho bajajinga bashinja abantu abo batabyumvaga kimwe basaga n'abateye isesemi. N'abantu bategerwa kubera ntitubyumva kimwe, ntabwo twegerana ntitubyumva kimwe. Yesu abo batabyumva kimwe abitwaga abapagani akabiyegereza. Niwo murimo wa Yesu. Iyo umuntu abonye umupagani niwo mukiriya wawe. Ubundi umukiriya wacu twakagombye gutreta no kumufata neza, our customer n'umupagani. Nuwo tutabyumva kimwe niwe mu customer wanjye. Niba mfite umurimo wa Yesu Kristo, abafite umurimo wa Yesu, abahagurutse ngo bakore umurimo wa Yesu ntibajya bigizayo abo batabyumva kimwe. Nkunda Yesu yiyegerezaga abapagani ku
kugira ngo yarabizi ko kuko we yarazi turimba ngo kuko we yarazi ngo intego yamuzanye intego yari yaramuzanye yari yo gushaka uwazimiye kandi uwazimiye yari umupagani Yesu ahamagara abigishwa be Yesu ahamagara abigishwa be reka mbabwire mu gice cya mbere cya Matayo habamo ibisekuruza bya Yesu mu gice cya kabiri hakabamo kuvuka kwa Yesu mu gice cya kabiri cya Matayo mu gice cya gatatu hakabamo integuza ya Yesu Yohana arimo kwigisha mu gice cya kane harimo Yesu ajya kugeragezwa na Satani ariho yahamagaye n'abigishwa be mu gice cya kane ngo agere mu gice cya gatanu habamo aya magambo ndababwira umurimo wa Yesu habamo aya magambo yatangiye ababwira ngo hahirwa 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 Yesu amaze kubwira abigishwa be abahiriwe icya kabiri yakoze yisa abigishwa izina rya mbere Yesu yigisa abigishwa be yarababwiye abita izina atigeze abita naho niho yabitiye izina rya mbere amaze kubabwira abahiriwe arababwira ngo muri umunyu iryo zina rya mbere Yesu yisa abigishwa be akibahamagara arababwira ngo muri umunyu w'isi you are the salt of this world ariko ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo umunyu nukayuka umunyu nukayuka nuramuka utakaje uburyohe nuramuka utakaje saltiness nta kindi kizaba gisigaye uretse kujugunya abantu bakawukandagira ababwira ku munyu mwumva icyo Yesu yaminingaga Yesu abwira abigishwa be ku munyu yarabamagaye kugira ngo mubeho ubuzima bwa influence icyo mbahamagaye kugira ngo ubuzima bwanyu bube ubuzima busa n'ubw'umunyu kuko nimutakaza kuba umunyu naho muzaba mutandukanye n'umucanga abantu bazabakandagira ariko mbahamagaye izina ryanyu muri umunyu w'isi nimutakaza ico mwumve influence y'umunyu mwumve nashatse gusubira muri aya magambo kuko tugeze mu gihe gikomeye mwumve influence y'umunyu icyo Yesu yabwiraga abigishwa be yarimo ababwira ngo ntabwo bibasaba kuba in grande quantité ntabwo bibasaba kuba benshi birabasaba kuba bakeya but bafite saltiness bibitsemo ubumunyu ntabwo bibasaba kuba abantu benshi birabasaba kuba bakeya bibitsemo ubumunyu kandi nimujya ku influence nta rusaku rubayeho your influence must be silently nta gihe umunyu wigeze usakuza twazamura amaboko twavuga amen nta munsi n'umwe umunyu wigeze uryosha washakuje urusaku rw'abarokore bashaka kuzana influence urimo urashaka gukoresha ibyawe bitari iby'Imana abahamagawe na Yesu bafite umurimo wa Yesu bameka influence by silent because ntabwo ari amagambo si mwumve iki ngiki tuvuge amen tuzamura amaboko tuvuge cyane ntabwo ibyo dukora ari byo bivuga abo turi bo ahubwo abo turi bo ntabwo amagambo tuvuga ariyo dore ikibazo kibaho gikomeye ngiki ni igihe ubuzima bwabaye umva munyumve influence y'ab'Imana nabafashe ubuzima munyumve nabafashe ubuzima bagakuriza inyuguti mu nyuguti
bakazibaho. They live scripture. Ntabwo babayeho kunyuguti. Nabafashe ibyanditswe byabaye ubuzima. Nabakuye inyuguti mu nyuguti bazigize ubuzima. Nta magambo ajya hindura ubuzima nibwo bujya gukora ku bundi buzima. C'est la vie qui influence la vie. Urusaku tugira kubera hano duteranye turabaririmbyi munyemerere. Ndibuka iki nigeze kukivuga ikindi gihe turi kumwe n'aba bene wacu turi promises. Igihe cyose ubayeho ubuzima wizera ukabaho bitandukanye nuko wizera uburi umuhakanyi wo kwizera kwawe. Igihe cyose wizera ariko ubuzima bwawe ntibubeho bisa nuko wizera, wewe uri uri umuhakanyi wo kukwizera. If you want to prove what you believe, live what you believe. Ushaka kwemeza abantu uko yemera abibaho. Hanyuma ubuzima bugira loudspeaker than kurenza microphone. Aho ku influence abantu mbabwiye na ku influence abantu by life. Abantu kubw'amagambo na influence kubw'imibereho yanjye. Abaririmbyi tugeze mu gihe gikomeye aho corona yatwambuye kuririmba tutagifite kuririmba, none ubuzima bwacu ntibukirimo kuvuga ubutumwa. Ese ntiwaba ari umunzani si umunzani dushobora kuba twarashizweho? We live by singing. Tubayeho kubwo kuririmba. Si ico dukora kivuga twe, nitwe tuvuga ico dukora. N'igihe tutaririmba bivuga ko turi abaririmbyi. N'igihe tudafite microphone turirimba muri corona, muri curfew, ubuzima bwawe bukabwimbye. Amen. Amen. Tuzamura amaboko turebe. Hari umuntu urimo kumva? Hari umuntu urimo kunyumva? Ngaho niba uri kumva zamura ikiganza. Tuvuge amen. Umurimo wa Yesu ni influence y'ubuzima bw'influencer ubuzima. Umurimo wa Yesu ni ubuzima bukora ku buzima. Yesu yabwiye abigishwa be kugira ngo muza influence, muzazane uburyohe aruko babatereye hagati yabo mugomba kuryosha. Umunyu witwa umunyu w'ingirakamaro kubera uterewe mu birura. Witwa umunyu w'ingirakamaro, witwa umunyu waryoheje aruko wajugunywe, aruko waterewe, aruko washizwe mu byo ugomba kuryosha kandi birura, ukaba hagati yabyo. Hanyuma uka-influencer by silent. Ucecetse. Umunyu ujya winjira mu bucece. Ntimureba muri iki gihe dufite ibyitwa, reka niko bimeze, dufite ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo Imana irimo kudutegeka, uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ab'Imana yasigiye iri jambo ry'Imana, nukora ikosa rikomeye urimo kuvuga ijambo ry'Imana. Kambaho ubuhamya butoya. Turi kumwe? Twavuga amen. Ndi muri Sudani nagiye kuvuga ubutumwa, najyaga nsanga abakiriya banjye bari abanyabyaha. Nibo nagiye nateze hano njya muri Sudani njya gushaka abanyabyaha. Ngasanga umugore tugatangira twicaye, ntangiye kumubwira ijambo ry'Imana, akambwira ngo customer wiwe, we ni umukastoma wanjye. Hanyuma akambwira ngo customer wiwe araje, akambwira ngo nimutegereze yakire customer
aza nsange. Ubwo customer ni iki? Ni umugabo baje gusambana. Muriho muranyumva? None umugabo araje, ndindira hano ku muryango ngiye gukora ako kazi, agasiga binsezeranije ko arico agiye gukora, kicara ku rugi nkamutegereza akajya mu kazi akagaruka ntegereje. Yagaruka nkamubwira ngo I love you, ndagukunda kandi Kristo aragukunda, arashaka ubuzima bwawe. Ndacagutegereje, ndacagukunda, ni wowe nari ntegereje. Wakiriye umukiriya wamwakiriye, none nari ngutegereje ngo dukomeze ikiganiro. Igitangaza gikomeye nuko abo nasize ari abarokore. Naringiye kubabwira iki? Nugira Imana ugahishura ukuri, nugira Imana ugahishura ukuri ku ijambo ry'Imana, uzabivuga n'urukundo. Ukuri kudaherekejwe n'urukundo byitwa inabi, byakwitwa yandi mazina. Buri gihe icyo Imana idutegeka ni ukuri guherekejwe n'urukundo. Buri gihe icyo Imana iduhamagarira nuko tujyana ukuri kwayo, ariko tujyana ukuri kwikorewe n'urukundo. Ntukirengagize gutwara ukuri uguherekesheje kwikorewe n'urukundo. Uzemere uhekeshe ukuri uguhekesha urukundo, kugira ngo abashaka guhinduka abashaka guhinduka ntibazahindurwa cyane, bazahindurwa mbere n'urukundo wabahaye, babone bumva ukuri. Ariko ukuri kudaherekejwe n'urukundo, umuntu azatekereza ibindi. Buri gihe nushaka ko numenya ukuri, uzofata urukundo ufata urukundo uruhekeshe. Ko murabyumva icyo ndenda kuvuga? Uhekeshe ukuri numara uko kuri uguhereza umuntu natangira kurya ukuri, natangira kurya urukundo, asange mu kuri wari umuhekesheje. Ayo niyo mahame y'ijambo ry'Imana, ayo niyo mahame y'ijambo ry'Imana. Ibindi twokora muri iki gihe duhagaze mu mwanya wa Yesu, nico Yesu yaje gukora. Yazanye urukundo. Iyo turimo turabwiriza abantu batarakizwa, ntabwo tubashira umujinya w'Imana. Ntabwo tujya tubashira umujinya w'Imana ngo babwire ngo urapfuye, urashize, Imana iraje iragusumiye, wapfuye. Buriya niyo turi kubwiriza abantu ngo bakizwe, ntujye ubabwira ngo bareke ibyaha. Ujye ubabwira kwakira Kristo, ubuzi neza ko Kristo nagera muri we azamunyunyuzamo inyota y'icyaha. Habanza hagakurikiraho correction. Starts by connection, then after connection hakabaho correction. Nta muntu ushobora kuba corrected hatabanje kubaho connection. Ubanza kumukonekta na Kristo, hanyuma Kristo wamukonektinze nawe akamukorera correction, akamukosora. Ndimo ndababwira gukora umurimo, guhagarara mu mwanya wa Yesu, ico bidusaba. Yesu icya kabiri yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo muri umunyu. Natangajwe n'iri jambo. Mu gitabo c'Abaefeso, igice nkunda cyane, niba ntibeshe n'Abaefeso ibice 5 umurongo wa 9. Izina ryitwa umuco, ce n'est pas le nom propre
ntabwo ari izina ni kino propre mu kinyarwanda, ntabwo ari izina bwite ryacu, nta nubwo ari izina bwite ry'Imana rya Yesu. Izina ryitwa umuco, c'est le nom commun. Ni iki mu kinyarwanda? Izina rusange. Iri ni ryo zina Yesu yiyitaga akongera akaritwita. Mu gitabo cya Matayo yaravuze ngo mwebwe muri umuco w'isi. Ngo bigere mu gitabo cya Yohana arimo arivuga mu mazina arenga 7 Yesu yiyise, arababwira ngo je suis le lumière du monde. Njyewe ndi umuco w'isi. Ce n'est pas le nom propre à nous. Ntabwo ari izina bwite ryacu, ntabwo ari n'izina bwite rya Yesu Kristo. Ni izina rusange, ni izina dusangiye na Yesu ryitwa kuba umuco. Ikintu cyantangaje muri iki cyanditswe, nasanze umuco muri iki gitabo cy'Abaefeso, umuco ugira imbuto. Ntabwo umuntu azadeklara ngo no oya, ikizakubwira uri mu muco uzasanga arimo kwera imbuto z'umuco. Umuco uzawubera. Aya makuru yaratangaje cyane. Ntabwo umuntu ajya ahagarara ngo abwire abandi ngo njyewe ndi mu muco. Perezida, ntabwo ujya ahagarara ngo abwire abandi ngo ababwire ngo njyewe ndi mu muco. Perezida, umuco uzumurika bari mu mwijima. Hanyuma ubu amatara muzombona aho ndimo ndaka amatara. Oya ye, ikizobabwira neza ko ndi mu muco, muzambona ndimo ndera imbuto z'umuco. Izo zanditse muri ico gice. Paulo arandika arababwira ngo dore rero imbuto z'umuco ngizi. Mwazibonye? Mufite Bibiliya? Ninde wazibonye? Mutagira ngo none ni muri Bibiliya yanjye. Ninde wazibonye? Ibice 5 umurongo wa 9. Bice. Aha! Imbuto z'umuco ni ingeso nziza. Ingeso nziza hadasigaye n'imwe. Ni ugukiranuka, ni ukuri, ni zitatu. Ntabwo bisaba umuntu ngo ugende ubwira abantu ngo murabizi njyewe ndi mu muco. No. Njyewe ndi mu muco. Kandi umuco si ukubaho amamfure ngo mubibone, ariko njyewe ndi mu muco. Oya, kizokubwira bari mu muco bazabera imbuto z'umuco. Dongizi. Umuco wera imbuto yeme, umuco wera imbuto. Si ibyo duhamya ko turi mu muco, nibyo twera, nibyo twera. Nibyo twera abandi bagasoroma, bikamenyekana ko turi mu muco. Iyo ikintu cyiswe imbuto kiba kigomba kuribwa n'abandi. Iyo ikintu cyiswe imbuto nica abandi baba bagomba gusoroma bakakijyaho. Abari mu muco bazabera imbuto z'umuco. Ngizi rero imbuto z'umuco, ingeso nziza zose, ukuri no gukirana. Imbuto z'umuco. Cya gatatu cyongeye gusorezaho, nashoje. Cya gatatu cyongeye gusorezaho, nari kubabwira ibindi byinshi. Yarababwiye ngo mwebwe muri abigishwa, mugende mujye mwisi guhindura abigishwa. Mwebwe muri abigishwa, none ni mujye mwisi mujye guhindura abantu abigishwa. Reka mbabwize ukuri, iki kintu njya nkunda kugisubiramo inshuro nyinshi. Iyo ngize amahirwe yo guhagarara ku gatuti, nkunda kubwira abantu iki kintu nkagisubiramo inshuro nyinshi. Yesu azaza gutora icyo yasize abwiye abantu ko bagomba kubaca. Ibindi twabaye ibyo ni ibyino. Ibindi uzaba byo hano mu isi, umenye ko ari inzaduka zigukomokaho. Ariko Yesu azahagarara mu kirere aje gutora icyo yasize avuze ko abantu bagomba kubaca. Yesu azahagarara mu kirere ameze nk'isumako izaje gusingira abazazamuka n'ababaye icyo yavuze ko bagomba kubaca. Ibindi twabaye byo bitari itegeko Yesu yasize avuze ngo tugombe ngo tube byo ni ibyino. Ibyino ariko kugaruka kwa Yesu. Paulo yavuze ngo mugume mu byo mwahoze mu mucuze. Yesu Paulo yandika arababwira ngo muhore mu ibya bindi. Niki yarababwiye? Iyo umuntu akicizera yarababwiye kuguma mu buvyutse no guhora gutegereza kugaruka kwa Yesu Kristo no guhora bakorerana. Umuntu gukorera undi nico yarababwiye mukicizera. Iyo abantu bakicizera baza bakorerana cyane. Iyo abantu bakicizera bazaba mu muriro mwinshi. Iyo abantu bakicizera bazavugana kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyo abantu bakici cyagihe bazavuga ngo ni muri moto wakwaza. Twebwe tukicizera kera igihe twakishijwe
yewe hari ibintu ngewe uyu munsi ntokumva nubona uzamutse ku rwego rwakugeza hano hejuru ukarutera umugeri uzamenya ufite ikibazo nubona uzamutse ku rwego nugera hano hejuru rwa rwego rwakuzamuye urutera umugeri uzaba ufite ikibazo nubona uzamutse ku rwego urwego ko murumva icyo ukabona urwego rurakuzamuye urarenza hano hejuru hanyuma wagera hano hejuru ugakunkumura ibitugu rwa rwego rwakuzamuye ukarutera umugeri uzaba ufite ikibazo mwisi nico kibazo kiriho muri iki gihe abantu urwego ruri mu kubazamura ugasanga wa munsi twari kumwe na dube wa munsi dube twe twamutumiye dube wa munsi twari muri press conference ningewe twari twicaranye represent arabyibuka abanyamakuru baramubaje ngo byagenze gute ngo kugira ngo mari imyaka mande ntuvyibuka ngo mari imyaka 33 ngo ari umustar utarata pause arababwira ngo mu buzima bwiwe bwose muri iyo myaka yose ngo ntigeze ahemukira amavi nico gisubizo yabahaye twicaranye nawe numva mpinze nk'umushitsi arababwira ngo imyaka 33 amavi ariko umuntu ari mu kuzamuka ku rwego umuntu akazamuka ku rwego rwamurenza hano haruguru umuntu akarutera umugeri rugahanuka ugatangira kwibaza gusa ubundi abahanga bo kurira iyo yazamutse ku rwego rukamugeza aha aza rwifashisha kugira ngo yongere azamuke niko abahanga bo kurira bazabigenza ariko umuntu arazamuka umubu mutoya wabwiye umubu mukuru urawubwira ngo twagiye mu bantu ngo tugeze mu bantu niko umubu mutoya wabwiye umubu mukuru ngo nagiye mu bantu ngo ngeze mu bantu ngo bankomera amashi niko umubu mutoya wabwiye umubu mukuru ngo nagiye mu bantu ngo ngere mu bantu ngo bankomera amashi umubu mukuru urawubwira ngo buriya sa amashi bagukomeraga ahubwo bashakaga kukwica bakaguhusha Yesu abwira abigishwa be icya gatatu arababwira ngo muri abigishwa mujye kwisi guhindura abantu kuba abigishwa ibindi tuzoba byo sivyo dore ibintu bitatu biranga umwigishwa nashoje bitatu biranga umwigishwa Matayo 18:31 Yesu abwira abayuda bamwemeye arababwira ngo nimuguma mu ijambo muzaba abigishwa nyakuri ico ni icambere kijya cyerekana ko umuntu ese turacari abwira abayuda bamwemeye si vous demeurez nimuguma mu ijambo nari kubabwira ikiza kiranga umuntu ko ari mu ijambo icya kabiri komeye arababwira ashaka inde nahoze mbabwira ngo nimukundana ibice 13 mu Yohana umurongo wa 35 arababwira ngo nimukundana nibwo muzaba bigishwa banje nyakuri hanyuma icya gatatu cyanditse mu 8 arababwira ngo nimwera imbuto nyinshi iki nico gishimisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa urenze kuri ibi bintu ko ari bitatu ibindi tuzoba byose byo ni ibyini Imana ibamugisha